rero ndashaka gusobanurira abantu izi ndwara turahira. Wowe mugabo urahira uzihanganira z'umugore wawe, cyangwa mugore urahira uzihanganira z'umugabo wawe. Ukazayirwara musange kwa muganga musure nta kibazo, nzamurwaza nta kibazo, ariko nshuti yanjye reka nkubwire, muri izi ndwara ushobora kudasanga malaria atayirwaye, atarwara umutwe, diabete ntayo, ariko yirwariye indwara bita gusambana. Iyi ni indwara ikomeye ihangayikishije ingo nyinshi ndetse cyane. Mumbabare rero mubanze musobanukirwe ko iyi nayo iri mu mwe mu ndwara. None iki ngiki cyo ndavuga ngo nimba gisekeje, nimba kibabaje, gusa kiranababaje. Agira umwanda, ashobora kumara gatatu atoze. Yesu ashimwe cyane. Turongeye turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabasuje inshuti z'umusaraba, ndabasuje abo muherereye hirya no hino, ari mu bihugu byo hanze ndetse n'igihugu cyacu, abaturanyi bacu nk'u Burundi. Yesu Kristo nakomeze kubana namwe. Ndabasuje n'ukuri yebwe tubana umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Namwe mudukurikirana bucece ntimuvuge, namwe ndabasuhuje. Yesu Kristo nakomeze kubana namwe kandi akomeze kubanezererwa. Na Adeline Evangeliste, nongeye gushima Imana ko ngarutse kuri kamera z'Isezerano TV. Imana mu ijuru ikomeze kubahana umugisha. Rero mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana, tuyiragize mu byo tugiye gukora byose, mu kiganiro tugiye kujyamo. Imana mu ijuru ikomeze kubana natwe. Imana nziza, Imana yo kubahwa, Imana yo kwizerwa, Imana ishoboye, Imana ihambaye, Imana idahinduka, samba itarumba, bwugamo bw'umugaru wera wa Isiraheli. Ndagushimye kandi ndaguhimbaje, ngushimiye kubw'amasaha meza uduhaye. Tugushimiye ko Mwami Imana nzima waturinze ukatugirira neza, ukaba uri hagati mu ruhande rwacu. Nyiringabo, ngaho nyemerera ubwiza bwawe buruke ku buzima bwacu, ukomeze kubana natwe, tugire neza kandi tunezererwe, utwishimire muri byose. Urakoze ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye ko uri bubane natwe kandi ukadushoboza. Unyemere ibyo ushaka n'ibyo wumva bari byo tuvuga, n'abari twagwa izina ryawe rishyirwe hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Ndongeye ndabasuhuje rero kandi uyu munsi tugarutse kuri kamera z'Isezerano TV. Tuje gusubiza ibibazo abantu bagiye bambaza bitandukanye, ariko nagiye nsanga byinshi ari rusange. Ndavuga ngo reka tuzabiganireho tubivugeho mbasubize, kandi nzi neza ko muri bunyurwe. N'utari bunyurwe n'igisubizo nawe ubwo araba afite ukundi yabyumvishe, nawe azongera mbaze, ariko nta kundi. Rero mu kiganiro cyari cyatambutseho ubushize, cyari ikiganiro cy'imyubakire n'imibanire mu ngo. Turi mu gihe kigoye kandi kiruhije, ariko niko bimeze, ni ku isi imeze, ni kuteye, ni wituganisha, ariko nta kundi turabyakira, kubera ko biba byaje nyine. Hari ibihe utabasha gusubiza atari Imana ibisubijeyo. Rero ndagira ngo twiganirire babyeyi beza, mwubatse ingo zanyu kandi muzinezerewe kandi muzishimiye rwose, wumva utanaruvamo. Ni wowe ngarutse kugira ngo twongere tuganire, tubifashijwemo na Mwuka Wera, kubera ko ari udushoboza. Rero hari ibibazo bimwe na bimwe ngira ngo tuganire tuvugeho, noneho tubishakire hamwe igisubizo. Natangiye mbabwira mu cyigisho cyaravugaga uburyo ushobora kubana n'umugabo wawe, uburyo ushobora kwitwara, uburyo ushobora kwifata mu rugo, wenda mu ngeso nyinshi zitagushimishije, ariko ukihangana ukubaka. Ariko byanga byakunda muri uko kwihangana kwawe,
Imana ijya ibikuramwo igisubizo cyiza kizima, kuko nahereye mbabwira ngo Imana ntabwo ushobora gukora ikosa ryo kukwikoreza umusaraba utabashije kwihangana, kandi ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kuguhuza n'uwo mugabo wawe mwubakanye cyangwa se uwo mudamu wawe mwubakanye atari ku mugambi wayo. Nubwo bimeze gutyo, iteka ryose Satani n'ujya utuzanira ibibi, Imana ntabwo igizana ibibi. Ariko niyo byaje se ubyitwaramo gute murokore? Iyo byakugezeho ese wowe ubitekerezaho iki cyangwa ubikoraho iki? Hano hari umurokore umwe mwiza rwose w'umudamu warambajije ngo, yarambwiye ngo mfite ikibazo rwose nanjye nifuza kubera umutware wanjye ikamba, ariko ntakizwa pe, maze kumufatira mu ngeso y'ubusambanyi inshuro zirenze 3, akansaba imbabazi ngo ntazongera. Ubu tumaranye imyaka 10, dufite abana 3, ariko sinjya nakira ibyo bintu kuko hashira igihe gito akongera. Koko mbigenze mungira inama kandi umuntu akeneye kugirwa inama, kandi koko cyama ukantega amatwi ukanyumva. Koko umaze imyaka 10 murubatse, mubyaranye abana 3, umaze kumufata inshuro zirenga 3 mu busambanyi, kagusaba imbabazi, ariko ntujya ubyumva, urongera ukabyibuka ukongera ukabyibuka. Icyo nakubwira cya mbere rero, muri wowe banza wibabarire, numara kwibabarira urajya wagira imbabazi uri buhereze umugabo wawe, kuko iteka ryose iyo utaribabarira ntabwo ushobora kubabarira. Waba ukijijwe waba udakijijwe, iyo utaribabarira ntabwo ushobora kugira gute, ntabwo ushobora kubabarira. Rero mbere kugira ngo wakire imbabazi ushobora kubabarira umuntu, ndetse na cya kintu yagusaba imbabazi utazongera kugaruka ngo wongere ukibuke muri wowe, mbere y'ibindi byose no kubanza kwibabarira, ukibabarira. Burya iteka ryose iyo uhora ubabaye urarwara, iyo uhora ubabaye nta byishimo nyine urabyumva. Ni handi ushobora gusanga ufite igifu, ukarwara umushiha, ugahora uvuga amagambo menshi atateganyijwe. Kandi burya iteka ryose uko uvuga amagambo menshi utateganyije, utanakontroye, ni kuri kurushaho kwinjiza umuzi wa Satani, ushobora gutuma ka kantu Satani agahera akakuriraho, ari nako ushobora kwisanga mwamaze gutandukana kare, cyangwa ukisanga byagenze ukundi, kubera ko ntabwo wibabariye. Ariko numara kwiyakiramo imbabazi wowe ubwawe ukumva ko wibabariye nkawe, na wa muntu nagusaba imbabazi urabasha kumubabarira. Noneho umufashe inshuro 3 asambana, imbabazi byarakunaniye kuzimuha. Ariko reka mbaze ngusubiza aka kantu mbere y'ibindi, njya nkunda kubibwira n'abantu bose. Ngewe muzambabarire, muzabanze, reka mvuga aka kantu wenda nkabwire nk'abakobwa, abakobwa mutarashaka ariko muri gutegura kuba washaka urugo. Jya ubanza wegera umushumba ugiye mu gihe utarasezerana, yaba muri leta cyangwa se mu rusengero, abanza gusobanurire neza mu ndahiro uzarahira, agusobanurire neza. Ariko ahantu ushaka kuzasobanuza ni hariya umuntu ashyika akavuga ngo yaba arwaye atarwaye tuzabana, yego ujya kugeza ngo tuzatandukanwa nuko Yesu agarutse, cyangwa se abandi aravuga ngo n'urupfu cyangwa se ibintu nk'ibyo. Rero ndashaka gusobanurira abantu izi ndwara turahira. Wowe mugabo urahira uzihanganira z'umugore wawe, cyangwa mugore urahira uzihanganira z'umugabo wawe. Izi ndwara ni indwara zitandukanye.
ahubwo ikibazo benshi bagiye barahira bazi ngo ni malariya, ni diyabete, ni kansa, ni iki. Mbese izo ngizo urumva zisanzwe, urumva ari indwara wabasha kwihanganira, ukazayirwara musange kwa muganga musure nta kibazo, zamurwaza nta kibazo, ariko nshuti yanjye reka nkubwire, muri izi ndwara ushobora kudasanga malariya atayirwaye, atarwara umutwe, diyabete ntayo, ariko yirwariye indwara bita gusambana. Iyi ni indwara ikomeye ihangayikishije ingo nyinshi ndetse cyane. Mu mbabare rero mubanze musobanukirwe ko iyi nayo iri mu mwe mu ndwara. Kandi ntibivuze ngo nimba usanze indwara yirwaye kubera ko utari uyizi rero biraba ngombwa ko dutandukana. Oya, rwose ndacyavuga kuri cya kintu ko gutandukana sibyo ku mukristo wizera, sinabyemera ku muntu wamaze kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza we. Rero ndagira nkubwire ngo ahubwo kubera ko ari ibintu byamaze kukubaho, waramwifatiye bwa mbere agusaba imbabazi, umwifatira bwa kabiri agusaba imbabazi, ndetse n'ubwa gatatu biraba. Ngewe nakubwira ngo hita wakira ko muri za ndwara warahiye ko nayo ari indwara umusanganye. Numara kwiyakira ko ari indwara rero arwaye, biraguhesha kumubabarira ndetse n'imbabazi nyinshi, aho gutangire gushaka uburyo ya ndwara ese yavurwa gute. Ya ndwara rero nta kundi uzayivura, ni imbabazi zawe nyinshi zihoraho. Ukubona umwana gukosereza ukamubabarira, kubona dukosereza Imana ikatubabarira, mugabo rwose ndagira nkubwire ngo niko nawe ugomba kwakira za mbabazi, ukumva nyine ko ari indwara wasanze muri rwa rugo, kandi ugomba kugira gute, ugomba kwihanganira, byanga byakunda ukakira nyine bikubayeho nk'umubyeyi mwiza. Ubundi mu buzima umugore ni umufasha, kandi kuamba kumufasha nyine ni umufasha, kandi ugomba no kumufasha muri bwa burwayi umusanganya afite yangeso yo kuguca inyuma, yo gusambana. Wowe rero nta kindi ukora, nuko ugomba kwiyakiramo imbabazi zo kumubabarira, ukavuga ati ngiye kumurwaza nk'umurwayi wanjye, wa murwayi waba uri mu bitaro runaka, nkaba ari ngiye mugemurira nkamwitaho, nkamukorera buri kimwe cyose. Ubwo nanjye niko ngiye kukwitaho nk'umurwayi wanjye. Ubundi nurangiza wihine mu cyumba ujye ku mavi usenge, atari Imana wo mu ijuru yamukiza ubwo busambanyi, nta wundi wo kubasha kugira gute, wo kuba wabumukiza. Rero igisubizo naguha ni ugusenga, kandi ukakira imbabazi muri wowe, ukakira no kumubabarira. Kuko numara kwibabarira ukamubabarira, ugasenga Imana, byanga byakunda nta kintu na kimwe Imana itagize gute, idashoboye. Imana ibasha kubikora ndetse cyane, kuko muri izo mbabazi zawe niho hashobora kuzava agakizwa neza, akamaramaza. Tubonye abantu benshi batubwira ko bakijijwe ariko badakijijwe. Gutonda umurongo tujya mu nsengero burya bitandukanye n'agakiza. Kuvuga Yesu buri kanya mu kanwa bitandukanye n'agakiza. Rero niyo mpamvu ikikwica ngo nuko akijijwe, ntabwo rero icyo gihe akijijwe, kuko iyo umuntu akiri umunyabyaha aba atarakizwa rwose. Rero niyo mpamvu nkwinginga ngo ihanganire muri ibyo bihe, wakira imbabazi, wibabarire. Numara kwibabarira nawe umubabarire, ubundi usenga Imana, wegera Imana. Imana izakugirira neza, imukize iyo ndwara, kandi hamwe no kumwegera ukamuganiriza cyane, bizarushaho kubazanira amahoro. Ikibazo cya kabiri dufite hano kiravuga ngo umugabo wanjye ntabwo twagize igihe kinini cyo kumenyana, kuko yandambagije agahe gato Jenoside yakorewe Abatutsi 94 ikirangira, duhita tubana. Kuva icyo gihe narakubiswe uburyo ntabona uko mbisobanura, mbayeho mu gahimano
nagerageje kwiyahura, 3 biranga, mbayeho mu gahinda, imiryango yabijemo biranga, kimbabaza avuga ko asenga, ubwo zamubera ikamba nte? Twageze ku kibazo cya kabiri. Uribaza ngo uzamubera ikamba gute? Kubera ibigeragezo n'umubabaro ubona muri urwo rugo. Ikibazo cya mbere, manka ya mbere wagize, nuko utigeze wenda umarana nawe igihe cyo kukurambagiza. Ariko nagira nkubwire ngo ibintu byose n'Imana ibigena. Mwashoboraga no gutindana, kuko n'ubundi ikindi kandi nagarukaho inyuma, ntabwo kuba mubanye nabi nabwo ari uko mutamaranye igihe kinini muri fiançailles. Gusa icyo nkubwiye cyo ni kimwe, nuko iyo wagize amahirwe yo gutindana nawe, ukagira amahirwe ya kabiri yo gutindana n'Imana, Imana ibasha kukubwira umuntu muzabana uwo ari we. Ariko utagize amahirwe yo gutindana n'Imana, ntubone nayo gutindana na wa muntu, biragoye kumenya umuntu. Ariko nagira nkubwire ngo nta muntu ujya umenya umuntu 100%, kuko iyo byanze bushobora gucya, ubona kandi gashya mu rugo. Ko ngenya nkunda kubwira abantu urugo ni ishuri, kandi ishuri umuntu yigiramo ukiga ugafata. Byanga byakunda umugabo wawe ni mwarimu, kandi nawe mudamu uri mwarimu wo mugabo. Rero uko bugenda bucyabwira, niko umuntu agenda ashobora kwiga iyindi ngeso runaka utigeze umubonamo. Cyane ko iyo mukiri gufiansanya, nta bibi byinshi byiwe umubonaho. Wabibona gute? Uba waramaze gutwarwa n'urukundo, ugasigara ubona ko ibibi byanga byakunda mbese ukabona ni utuntu toto, ukabona turoroheje, handi ashobora no gukubita urushyi ukumva ari urw'urukundo, kandi yakubabarijemo. Nyine niko bijya bigenda muri fiançailles, kubera ko urukundo ruba rwaramaze kugenda ku yindi level, rumaze kumukunda, nyine byaranarangiye. Nta kintu rero na kimwe cy'ingeso yiwe ushobora kumubonaho, kubera ko uba waramaze gukunda. Ariko iyo mumaze kubana, umuntu mubana mu rugo, murararana, muririranwa, mbese buri kintu cyose muragikorana. Rero burya mu bahanga bazi ko uko bugenda bucya, ko mugenda mubyara, ari nako urukundo rugenda rugabanyuka. Ahubwo igisubizamo umuntu urukundo ni bya bihe byiza byo gusenga, nyine kuba waramaze kumenya umwami wawe, ukegera Imana ugasenga, niho ukomeza kumubona nk'umwana w'Imana, ukongera ukamubona nk'umugabo, ukongera ukamubona nk'umubyeyi, mbese ukagenda umubonamo buri kimwe, kubera ko uri mu bihe byiza n'Imana. Ariko naho ubundi wa muntu mwagiye kubana, byanga byakunda afite aho yakuriye, nawe haraho wakuriye. Rero biragoye kugira ngo abone ibigushimisha 100%, nawe ubone ibimunezeza 100%. Ariko iyo mushyira hamwe mugasenga Imana, byanga byakunda murishimana, mukanezerana. Ariko noneho wagize ikibazo, ntimwabanye igihe kinini. Mu kutabana igihe kinini, ukirugeramo, nicyo gihe wasanze ari mu mubabaro. Kandi koko birababaza, ndanakumva ndetse cyane. Reba witeguye nko kujya ahantu, kandi witeguye ko urahasanga umunezero, yewe rimwe witeguye ko wasanga ibisubizo byawe. Mbese hari ibyo wari warabuze wumva ugiye kumubonaho, inshuti yanjye, wagerayo ntubimuboneho. Ibyo bintu birababaza, biravuna ndetse cyane. Yewe biravuna, kuko ntabwo uzarebe, reka ngwe nk'urugero rutoya, witeguye ukumva barakubwiye wenda twebwe turi hano nko mu Rwanda, wumva ugiye nko muri Amerika, wari uzi ko ugiye muri Amerika, ugiye gusanga ibisubizo, uzaba umukire, ukabona amafaranga, ukabona akazi keza, mbese ubuzima bukaza.
ugeze muri Amerika ubuze aho kuba, ubuze akazi, bwa bukire wari witeze ntabwo ubonye, ahubwo ubonye ugiye kuba nk'umucakara. Byanga byakunda uzagira imvune n'umubabaro, kandi nano mu Rwanda wari ubayeho neza, warafite n'udufaranga duke ariko wumva nyuzwe, ariko none ugezeyo biranze, umva uzagira umubabaro udasanzwe. Ariko none kugera mu rugo ukarubabariramo, noneho ni umubabaro umwe wa nyuma, kuko uko batubwira ngo urugo ni ijuru rito, ni nako iyo urusanzemo ibyo utateganyije ari ukuzimu guto. Ni mu muriro. Hari uburyo uba warakuze, wenda tuvuge hari nk'abagira ibyago, ntube warabonye nk'ababyeyi bawe bose ngo bakurere baguhereze urukundo rukwiriye, cyangwa se bakaba banahari ariko batarabasha guha urukundo ruhagije, ukaba uzi ko wa muntu niwe ugiye kuguhereza urukundo ruhagije, warangiza bya bindi watekerezaga ntaba ari byo umusangaho. Birababaza ndetse cyane rwose, ndanabyumva cyane. Ariko noneho ikibazo ufite ni iki? Wagerageje kwiyahura inshuro 3 biranga, ubayeho mu gahinda ndetse gakabishe. Buriya rero ikintu gitera kwiyahura cya mbere ni ukunanirwa kwiyakira. Iyo wamaze umutima burya wamaze gukomereka, biragoye kugira ngo cya gikomere gikiri. Burya ugera kuri level gutekereza kwiyahura kubera ko umutima wakomeretse, umaze gukomereka, mbese uratonyora nko gufata igisebe ukagitonyora. Nibwo ugera kuri level yo gutangira gutekereza kwiyahura. Ariko ngewe mu rwego rwo kugufasha, ndagira ngo ubwire ngo mbere ya byose banza utekereze impamvu watekereje kwiyahura. Bwa mbere ntibikunde, bwa kabiri ntibukunde, ndetse ukagera no ku nshuro ya 3. Byanga byakunda hari umugambi Imana igufiteho, kandi n'ukuri reka nkubwire, burya icyo Imana iha agaciro cyane ni ikindi baragushyiriye ku isi, wa mumaro uyifitiye hano ku isi. Byanga byakunda Imana niwe ukurikirana ndetse cyane. Rero kubi waragerageje kwiyahura ntupfe, none se ntari benshi biyahura umunsi wa mbere bagapfa, none se wowe kutapfuye. Impamvu utapfuye rero nuko byanga byakunda ugomba guhesha wa mugabo wawe ikamba. Warabaje tese ubu ngubu nazamubera ikamba nte, kandi mpora mu gahinda ngerageza kwiyahura bikanga. Icyo gituma rero udashobora kwiyahura, icyo gicyo nyine nicyo kigomba kuzatuma ubera wa mugabo wawe ikamba. Ahubwo nk'umuntu wakijijwe, nk'umuntu wihannye, nk'umuntu usenga, umugabo ye akubereye ikigerageza, nibyo ndetse ndabyumva ndetse cyane. Ariko nubwo ari kubera ikigerageza, ni Satani imumanukiyemo, ni Satani bikoze. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo turwanye Satani nawe azaduhunga. Byanga byakunda, inama ya nyuma niyo kwegera umwami wawe Yesu Kristo, akaba ari we ugukemurira ikibazo. Kuko ndagira nkubwire ngo pastor so wakubakira urugo, iyo miryango wiyambaje siyo yakubakira urugo, si nayo yamuhindura yewe. Oya, ahubwo urugo rwubakwa n'Imana. Atabaye Imana twese twaba twarasenye. Ariko kubera ko Imana ari Imana ukakubaka urugo, iragushoboza ibyo utabasha kwihanganira ukabyihanganira. Bya bindi bya biri kuvunnye ukabirenza amaso, akagukubita ukabirenza amaso, akagutuka ukabirenza amaso, akagucira ukabirenza amaso. Mbese ntubyiteho, kubera ko Imana ariyo yamanutse kubaka iki rwa rugo. Rero mugire Yesu ababera uwa mbere. Ushobora kuba umwizeye watamwizeye nibyo, ariko ndagira nkubwire ngo wowe urasabwa kugira ngo zangeso zawe nziza aba arizo zibasha kureshya wa mugabo wawe udakijijwe. Ntarirarenga, mushaka kumarana imyaka 10 atarahinduka, muri 15 agahinduka,
mushobora kumarana na 15 atarahinduka, muri 20 agahinduka. Rero ihangane, kwiyahura si cyo gisubizo. Hiyahura abapagani batafite Yesu, ariko ufite Yesu nta gutekereza kwiyahura, ahubwo suka amaganya yawe yose y'umutima imbere ye, umubwira ati Mana ukunyubakire, kuko nta wundi wanyubakira. Urugo rwubakwa n'Imana, nta wundi muntu ujya wubaka urugo. Pasiteri amara kugusezeranya burya akigendera, imiryango iraterana, resebusiyo bakaza bagatwikurura, ariko ikimenyimenyi yo uzabona bose bigendeye, usigarane wowe n'uwo mushakanye. Ni ukuvuga ngo nibwo mutangira urugamba, kandi urugamba mugomba kurwana mukanesha. Rero icyo nakubwira ngo senga, ufate ibihe byiza byo gusenga, kuko atari Imana yubatse, nta wundi muntu wabasha kukubakira urugo. Ingeso zawe nziza bari zo zizakurura iki umugabo wawe. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo umugabo wanjye agira umwanda ku buryo ntarabona, amara gatatu atoze, naravuze biranga, nzabigenze. None iki ngiki cyo navuga ngo nimba gisekeje, nimba kibabaje, gusa kiranababaje. Agira umwanda, ashobora kumara gatatu atoze, waravuze byaranze, ntabwo abyumva. Rero inama ya mbere nakubwira, umugabo si nk'umwana utota uko ubyumva uko ubishaka, ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo muri za ndwara twavuze, ubwo hajemo n'indi ndwara yo kutoga. Ikibazo gikomeye cyane. Usibye kwihangana, sinzi ko hari umuntu wabasha kwihanganira umuntu ukunukira. Ibintu binuka nabyo burya ni ibintu bimwe mu biteza umutekano muke. Ushobora kuba wabura n'ibitotsi ntusinzire, ushobora kuba wararukanuye kubera ibintu bikunukira. Ariko none mu gihe tubisanze twabigira gute? Ese twabivamo? Ese twabireka? Oya, ntabwo twabireka, ahubwo twakwihangana. Mu kwihanganira wa munuko rero, inama ya mbere ngiye nakugira irasa gutya: ntukajye woga umugabo wawe atarataha. Jya umurindira igihe cyo koga nikigera, mujyane koga, mujyane muri dushe. Yewe rimwe na rimwe umubwira ati ariko sheri reka nkoze, umuhereze keya nyine yuzuye ihagije. Mubwira ati ndumva ngewe nshaka kukoza. Baza mbere ya byose deja umwereke urukundo, umwereke ko umwitayeho. Numara kumwereka ko umwitayeho, umugushe neza. Numara kumugusha neza, byanga byakunda niyo yaba atashye saa sita y'ijoro, bitewe nuko mwiriranwe, muganira neza, muvugana neza, usanze ingeso yiwe nuko utoga wenda yitinyira amazi. Ariko niyo yatasa saa sita z'ijoro, murindire, mujyane muri dushe, umubwira ati sheri tujye koga, umujyane. Numara kumujyana, umubwira ati ubwo reka nkoze, umumenyereze buke buke. Byanga byakunda, ibyiza kubonaho umwoza, umuganiriza, umutetesha, ugira gute. Byanga byakunda nawe azajya ahora agira apeti yo kujyana nawe hehe muri dushe koga. Kuko ikindi ushobora gusanga ari umunaniro mwinshi yatahanye, ushobora gusanga nyine ari kamere yiwe yari bimwiberamo. Ariko burya buke hari ingeso ushobora kugenda ucaho ku muntu utamutosa amagambo, utamubwiye cyane, utaramweretse ko ari ikibazo kikubangamiye, kikaba kikubangamiye ariko akaba ari ibyawe n'umutima wawe. Ariko buke uko umutwaye uburimwe kabiri, ibyo bikamuhesha kuba yangeso yayicikaho. Mwicaye muganira, mukaganira neza n'ubugwa neza n'umutima mwiza, ibyo ngibyo mwabiganiraho bikarushaho gutuma ahora yumva ahubwo atajya koga nyine mutajyanye. Ubwo nawe ukaba uzi neza ngo nimba wanagiyeyo murongera mugire gute,
musubiraneyo. Ibyo nabyo bishobora kuba byagira gute, byamuca ku mwanda. Cyangwa se akaba adakunda amazi akonje, umushakira ashyushye nk'uko bikwiriye. Umenya amasaha meza aba ari libre, aba atari bize, noneho aba ariyo masaha mugiramo koga, utamubwiye nabi, utamutoteje, utamuturomatije. Ibyo ngibyo bishobora gutuma yongera akunda amazi. Erega nshuti yanjye, mujye mumenya ko abagabo mwashatse cyangwa abagore bashatse bakuriye ahantu hatandukanye. Shobora kuba yarakuriye munsi y'ikiraro, Imana ikaza kumugirira neza nyuma, kandi abizi neza ko yashoboraga kumara n'icyumweru atoze ntagire icyaba. Ubwo rero kongera kujya kubimukoropamo ni ibintu bitoroshye, ahubwo buke buke n'ubuzima murimo muhagazemo, umutware gakeya bibasha kugira gute, kuba byamuhindura. Kuko kandi ikindi cya kabiri, mujye mubanza muganire, mushaka umwanya muganire, umenyaho nawe wamenyaho wakuriye n'ubuzima wakuriyemo. Ibyo bizabasha kumenya uko yabayeho, icyo yakundaga n'icyo yangaga. Bishobora kuguhesha uyu munsi wa none muri kumwe, ukamenya ngo ese koko impamvu akora kari akantu ni ukubera ko yakuze gutya na gutya na gutya. Kubera ko n'ababyeyi bose ntabwo batanga uburere kimwe. Ubwo rero niyo mpamvu mugomba kubanza kwicara mukaganira. Uyu naragira ati, ngira umugabo ukunda amafaranga ku buryo ngomba gutanga raporo y'igiceri cy'icumi icyo nakimajije. None rimwe na rimwe ndacikwa nkamubeshya uko nakoresheje amafaranga. Mungire inama nzabigenze. Ikibazo cyo gukunda amafaranga. Marabanye usanze akunda amafaranga pe. Mbese bitanu mu rugo ashaka kumenya ngo byakoze iki n'iki n'iki n'iki, ayasagutse se yo yakoze iki. Rero nta kundi nakubwira ngo wabigenza gute. Ahubwo nyine icyo nakubwira ari cyo ni kimwe. Mbere ya byose birasaba kubanza kuba umwizerwa imbere ye. Numara kuba umwizerwa, akabona uburyo yayaguhaye niko wayakoresheje, byanga byakunda, hamwe no gusenga za ngeso zizagenda zigira gute, zishira. Cya kabiri, ushobora guterwa n'uburyo y'amafaranga yiwe aba yayabonye. Ushobora kuyabona yarushye rwose, yavunitse. Ashobora kuba ari umukarani, ashobora kuba ari umufundi, ashobora kuba ari umuyede, ashobora kuba ari umukanishi. Mbese ashobora iriya mirimo yose tuzi y'imvune yiyushye ibyunzwe. Burya byanga byakunda amafaranga ajya kugera mu mufuka n'imibare yayo ari menshi, ari myinshi plutôt. Rero kuva ari myinshi, buriya ntakeneye kubona uyangiza na gatoya, kuko arabizi ko ni amaraso ye. Kubona uyangiza rero uko wishakiye, urimo uratakaza amaraso ye, urimo uratakaza ubuzima bwe. Mbere ya byose kugira ngo wiyakire, banza umenye ngo umugabo wanjye amafaranga ayabona gute, ayabona mu buhe buryo. Ese impamvu ayakunda cyane aragira ngo tugere kuki? Ese warasesagura? Ese we bimeze biti? Unumara kumenya intego y'igituma ashobora kuba ashaka ko mwajera bwa butunzi y'amafaranga, bizaguhesha no kwiyakira no kumenya, kubera ko byanga byakunda hari intego we yumva ashaka kugira gute, yumva ashaka kugeraho, kugira ngo abashe kuzayigeraho. Nuko agomba kwirinda buri giceri cyose kitakaye hasi, akamenya ngo gitakaye mu buhe buryo, kigiye gukoreshwa mu buhe buryo. Ibyo rero nibyo bizabasha gutuma agira gute, mubana neza. Kandi kumubeshya ngo nayakoresheje iki ngiki utagikoresheje icyo, byanga byakunda kubeshya n'icyaha. Ubwo urumva nawe wamaze gutandukira kare. Kandi numubeshya rimwe na rimwe ushobora kuba uri kumwicira bije n'imigambi yiwe. Ahubwo banza muganire, umenye ngo ese ni iki gituma akunda amafaranga.
ni ubanza ukimenya, numara kukimenya nicyo kizaguhesha uburyo ushobora kwiyakira muri cya kintu. Hari abantu batunze abagabo babo batazi umushahara bahembwa, kandi abo bariyakiriye rwose, baranatuje, baranaseka, nta kiba. Erega burya amahoro ahosha byose, kandi kuganira kuzana byinshi mu rugo, bituma na yandi hari yaratsimbye ayagwereza akayakuzanira. Ingeso zanyu nziza zigomba kureshya umugabo wawe mwashakanye, kandi mukabasha kubaka, mugatunganirwa. Hari ikindi kibazo hano dufite hano nshaka gusubiza nacyo tugezera ku musozo. Mwene data, waba warigeze ubona umuntu usenga kandi akarushaho gushakisha ibyagirira akamaro urugo rwe ariko byaranze? Ukaba uri mu buzima busenga Imana, ugasenga ndetse ukarushaho, ndetse ugashakisha n'ibyagirira umumaro urugo rwawe, ariko bikanga. Ubutunzi ntibuze, icyo usengera ntikize. Aha rero ndagira ngo nkubwireho, burya mbere na mbere mbaze ngusobanurire, ibyo dusengera byose siko tubibona, siko biza. Ahubwo Imana yo iduhereza ibigomba kutugirira umumaro. Birashoboka cyane ko wasenga pe, ariko ibyo usengera nawe aricyo gisubizo ubona. Niyo mpamvu uzabona inzego z'abantu zitandukanye, hari umukire, hari umukene, hari umukene nyakujya, hari umutinde, hari umukire cyane. Mbese uko mubizi, si uko bose badasenga Imana, benshi banasenga Imana, ariko niko Imana bishatse. Ndashaka kuguhereza urugero rwihuse cyane unyumve. Aburahamu dusanga yari umutoni ku Mana, yamukuye kwa Setera imukura mu bigirwamana. Dusanga Aburahamu yaracuruzaga ibigirwamana, ariko Imana kubera ko yari yarabonye Aburahamu ko azabasekuruza w'amahanga, imukurayo. Mbese urugendo rwose rwa Aburahamu muraruzi. Aburahamu Imana iramusezeranya, iramubwira ngo urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Rimwe iramusohora mu nzira, amubwira ati Aburahamu, wereba mu ijuru urahabona iki? Ndahabona inyenyeri. Uko niko urubyaro rwawe ruzangana. Ariko se Aburahamu yabonye umwana mu gihe kingana iki? Uzi imyaka yari amaze asengera urubyaro? Uzi ko Sara abonye umwana yari amaze mu myaka 91 ngira ngo, akabyara mu gihe abantu bose batari bazi ko yanabyaye? Umukecuru deja marayika umunsi yaza kumubwira ko umwaka nk'iki gihe azaba yarabyaye, yarasetse ko yumvaga bidashoboka, ntabwo yarakigiye umugongo. Mbese hari igihe usengera ikintu bikagera ukanakibagira, ukavuga ngo iki kintu sinzongera kugisengera, ariko mu gihe cyashyizweho, mu gihe cyategetswe, cya kintu ukakibona. Umubyeyi Hana yarasenze, amaze gusenga ntabwo yasubijwe uwo munsi. Penina ataramubyinira ku mubyimba, Penina ngo amwishime hejuru, Hana yari atarakabona umwana. Hana ntabwo yari umunyabyaha, Hana yarasengaga, ariko mu gihe cyashyizweho arasenga, abona iki? Abona umwana. Rero uko dusenze nonaha siko cya kintu dusengeye gishobora kuba cyahita gikoreka, ariko kandi nabwo birashoboka ko cya kintu kitahita kigira gute gikoreka, kubera ko Imana yo igenda isubiza icy'ingenzi ku buzima bw'umuntu. Kandi ikindi nacyo nakubwira, ushobora kudasubizwa bitewe nuko wabitwaje, nuko ubigendamo, kuko n'ubundi gusenga cyane siko gukizwa. Ubundi murese haravuga ngo ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo unanirwe gukora, n'ugutwi kwayo ntabwo kwapfuye ngo unanirwe kumva. Ahubwo ibicumuro byacu Imana ishobora kureba ikabona nihita igusubiza ku kanya direct, itazongera kukubona vuba, ikavuga ati uyu muntu reka mbe murekeye hariya
kugira ngo akomeze anyegere cyane. Buriya rero ba Penina ngenda n'abakunda, ba Penina begereza umuntu Imana, kwakunda gutoteza, kwakunda guciraho, kwakunda kuvuga, none bigatuma wegera Imana cyane, ugashaka Imana cyane. Imana wandengera, Imana wangereza, Imana ya masengesho amwe namwe uzusenga Imana. Imana yisi gukiza wo Penina irabibona ko wadamarara ugashyira akaguru ku kandi, wamara gushyira akaguru ku kandi ntibashe kuba yakongera kugira gute, kuba yakongera kukubona. Ariko Imana yo mu ijuru kubera ko ijya yisigariza akayira, ndagira ngo sobanura ngo Imana ijya yisigariza akayira igutegeramo kugira ngo ibashe kukubonamo neza. Yagasigaza kuri uwo mugabo wawe, yagasigaza ku mwana wabyaye, yagasigaza ku muturanyi, yagasigariza muri uko gukena ugakena. Mbese Imana ifite ahantu henshi yasigariza inzira, yamara kuyisigaza ikajya ibasha kukuboneraho, kugira ngo muri bya bihe byo gusenga uhora iyo usenga ufata igihe cyo kwingingira igihugu, ukingingira ababyeyi batwite, ukingingira ndetse ukaboneka no mu itorero, ndetse cyane ukaba umwinginzi mwiza. Rero birashoboka ko no muri icyo ngicyo nacyo ariho Imana yakurindiriye kugira ngo ibashe kukubonera, kugira ngo ibashe gusenga uko bikwiriye. Kwibonye ku isi gusubiriza icyarimwe utakongera kubona rwose, ariko ugenda ubikora gake gake ikabikurindiramo ntupfe, ako nakariba Imana iba yisigarije kugira ngo ibashe kukubona neza uko yishimira, nk'uko ibishaka. Kwari benshi yaha ibisubizo bakabivamo, bakibagirwa, bakarengwa, ubwibone bukaza, iki n'iki, mbese ibintu nk'ibyo. Ariko yakugumisha hahandi ntikwime byose, ikagwa n'utwo duke, ariko tukakunyura, umutima wawe ukanezeza Imana, nayo ikarusha kunezerwa. Rero Imana mu ijuru bahereza umugisha. Ibindi bibazo bisigaye nabyo tuzabisubiza undi munsi, byanga byakunda. Nzi neza ko tuzarushaho kubaka ubwami kandi bizagenda neza. Gusa ikintu cya mbere nakubwira, ikomeze kuri Yesu, ikomeze ku musaraba. Ni ukuri urugo ni ishuri kandi umuntu bisaba ngo wige kandi ufate, kandi nyine rurangireho wa Yesu yagarutse cyangwa wapfuye, ubwo buri wese yagiye ukwe n'udagiye ukwe, nyine utandukanyijwe n'urupfu, n'uwo rya shuri ryawe rirangira. Rero nakubwira ngo hamagara Yesu aza kubere byose, ajya guhereza igisubizo cyiza kizima, kandi hamwe no kwiragiza Imana byose zagenda bikora. Nongera guhumuriza cyane abantu bafite ibikomere by'urugo, biravuna, biragoye, ariko urira amaso yawe ku musaraba, uyuburire kuri Yesu, niwe uzabasha kuguhereza igisubizo cy'ibibazo ufite, niwe uzabasha kumara intimba. So na nyoko ntabwo bayikumara, ariko Imana igiye imara ikabana nawe. Ubwo niyo hari impamvu yaguhaye uwo musaraba. Gukurikira Yesu ntibyoroshye, bisaba gushinga ikirenge mu cyashinzemo, ukikorera umusaraba. Ubundi Yesu aduhana umugisha. Shalom shalom, ndabakunda. Yari Evangeliste Adeline. Nimero za telefone ni 0788 366 5113. Ndabakunda rero, bagirira umutwaro inshuti zanjye, dukomeze twubake kandi twubake n'ubwami. Yesu aduhana umugisha.